Vakora shitani kuki mutavuga ngo noneho turagenda tumujyeho shitani zayamuzanira ngo ariko ngo ukorera Imana we ngo hari ukuntu Imana izayavana mu ijuru oya amafaranga ari mu mifuka yanyu mwese n'ay'Imana nimba muvuga ngo Imana yishyure rero igizeho intoki mbanze nkore muri uwo wawe ni sireyi uko agiye gushaka iyo sireyi ukumva ko ukeneye sireyi ntagaba mu nzu ahubwo nizo zihenda ntagaba mu nzu nyoko yishyura rero nimba mwicaranye isaha ebyiri agomba kuhava umuhaye amafaranga atahana nimba ibyo utabishoboye sinkabona n'ipantaro yawe yeguka sinkabona ipantaro yawe ikinagira uyu munsi Ariel Ways arabakoma akifotoza kwa kundi na Radio Rwanda Facebook yayo ikamupostinga Instagram na ikamupostinga imitatu yikurikiranye nkurikije Ariel Ways batamwatsa ubutore kandi ibyo yakoze birenze bya Oda Pass biravuze ngo ubuyobozi bwakabaye bwaramaze kureba umujyo twinjiyemo ariko hagati ya seneta n'umuhanzi n'igihugu turimo ntago rwose icyo kintu n'umuntu ajya mukibona mujye mukireba gutya muti cya data we bari gushinja yuko ngo abakobwa bajemo badafite ikimero rwose ibintu byabyo utingira ngo iyo ngingo yavuyemo none se abo b'ikimero baraje babasubizayo Ponizere ko mumeze neza cyane ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi tuba tugarutse muri stories zitandukanye umunsi tugarukanye na Apostle Mutabazi akomotse mahanga idolari abayizanye Imana yakuburesinze ndabizi ubwo message nze kuyibona kuri momo yanjye umeze neza ubwo ayo ufite ni mutashye muri nanga madeni ntago yatahane ezo umuntu ukomotse mahanga Imana yakuburesinze no kuba nyafite n'ubundi kandi yaramburesinze ubizi n'ubundi nkayagukura mu mufuka anyway ushatse wambaza uti witwa nde kubera ko amazina yanjye ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 ufite code none se wowe nubikanda nubona amazina yanjye umenye ko nakobeye akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0788 ari abantu ngo basigaye basaba bakagira na code byagusaba nko kunzira bano baba mwamfunguriye mfite na code wivunika we harigerega ayifite abatavunje nese nagiye gusaba gasanga ufite 5 agataga ati ngiye tunakovunje nese ugize ni wambere asabye reka tujye mujye mwumva n'ibintu mana hari n'abantu ariko baba ngo hari n'abantu basaba bagatumwa ngo dusiga twegenera kuri telefone nyine akabuha nimero ariko byo no gusirimuka ibintu byose bibi bisirimu kabisa ubuzi nka kera covid itarazi umuntu abwira abantu ngo bature kuri mo mukono bari kwizigiza ariko Regina Pacis yitayishyiraho kuri TV yayo igashyiraho ka momo agakode kagatambuka imbere hari ADPR akamomo ariko byaba bibaye nk'ikibazo ari urusengero rwa rufite namba wibeshya mu mubare umwe agahita ajya ku mubare kumusigi wibeshyaga mu mubare umwe agahita ajya kumusigi ubwo byagenda bite barayaburana se pastor yaravugaga ngo mucunge nimero ko mutayisoreshe yabisubiragamo gatatu ati kuko iyo wibeshye ugashyiraho 7 inyuma bijya bitajya ku musigi Nyamirambo ese ngo ubwaramutse ayobeye ku musiti bayagusubiza byagenda bite byagorana ko ari torora ya operation yabivuze ubuha mwakitabaza MTN yasaba pata ku mambuto kugira ngo ayisobanure iyo operation yabigoye so ariko mbona ibintu byinshi abantu bapfa buri amani ibintu bijyanye n'imyumvire wenda umwe abashyikira undi atayishyikira ko abantu batabyumva kimwe ibintu byo kuba nyine abantu ari ibintu byinshi abantu bapfa mu isi ari ikibazo cy'imyumvire gusa okay tuguhaye ikaze kuri Yawe TV murakoze nanjye narimba kumbuye tu urugendo rwagenze neza bien mugabo witwa Patrick ngo rwose ikibanza yarakibonye ni kibagabaga nane bita kitengera mana twari nka saa 3 saa 4 turi mu nzu yiwe ariko turahava tujya muri kesha ari nawo umunsi wacu wa nyuma so noneho Prophet twari turi kumwe ahamanurira Patrick ikibanza cyo muri Nairobi ndamwitegeza ndeba Prophet umutwe ndavuganira nyine ese nkwakanye ko Imana itambwiye ko wowe ntabwo yari bikubwiye oya kurumva ari umuntu imuhiyereko ugahita turebera mu mubiri kandi ariko koko Ore nk'urugero Imana nk'umuhanuzi ahitse akubwira turebana ngejo uzafite actress 3 hari igihe ukubita mu nyirabwenge ukabituruna ukumva biranze akumva biranze none Imana kugira ngo inyemeze
ega bari hari igihe umukozi w'Imana ariko Imana ku tuntu tumwe na tumwe bikagusiga n'abakozi w'Imana bandi babyagiye babaho anige nawe Imana ubwawe ikibwirira ikintu kakibwira umuntu wamara kukimubwira ugasigara yibaza ariko twarasaze we yabyuka nende hari rwose hari mu gacinjiro kandi ubwo ibiceri 300 byanyuma na pande ya moto yabashize mu mufuka ndahagarara ndabani umuntu hano witanze miliyoni 40 ku rusengero mbere yuko imyaka 7 irangira kuva igihe yazitangiye azabona 4 billion zatazaho ziturutse urahanura 4 billion turasa za nyuma zagiye so ariko nyine ngeze hanze umuntu yambwiye ati buriya hano nkuko wabivuze hari umuntu watanze miliyoni 40 turi kubaka urusengero arambwira se bari babikubwiye ndavuga nkewe kinageze hano nta yandi makuru mfite yari yose so rero twahise tujya muri kesha tugeze muri kesha umuntu umwe arahaguruka turi kuyisoza rwose aravuga ati wa muntu w'Imana we ibibanza 5 mfite kimwe ndakiguhaye uwo mwanya ariko umukozi w'Imana yambwiye ati nubwo utirukanyira ibintu by'inzu hari ukuntu muri Kenya bagira inzu z'ibati akagira amabati ku ruhande hose akaba ari ibati sinzi ibintu bashyiramo imbere kugira ngo hadashyuha cyane cyangwa hakonje cyane so none umukozi w'Imana yambwiye ati icyo kibanza uzakibona ariko uzabanza wubakemo ibati rishyushye kabisa rizajya rigushyuhira saa 8 y'amanywa ukumva uko ubaye nyuma none iby'inzu bizaba biza ariko harabanza ibati angati iryo bati ndi kubona n'akantu kakadirishya kakenge kazaba kare hejuru kubera uzaba ushaka kuyanga kuka kinjire mu nzu wa munambwe ati ikibanza nakigwaye kandi hari amafaranga araza mu kwezi gutaha mite ngwerezaho makeya ukubitemo ibati ryawe uve mu bukode turwasa arizo zarazigiye wa muntu w'Imana aravuga ati ziko by'abantu byavugwaga nkagira ngo bizaba mu myaka 2 iri imbere kumbi biraye bibaye so mu by'ukuri rero Imana yabanye natwe dukoresha ibintu bikomeye ntago abadayimoni bo muri Kenya bameze nkaho mu Rwanda pe kandi umuntu wese wakoreye umurimo w'ahantu yabivuga abadayimoni bo muri Kenya bameze bateho abo mu Rwanda n'abasirimu cyane baririmba indirimbo zo mu gitabo bakavuga mu ndimi abadayimoni bo mu Rwanda n'abasirimu n'abasirimu donc nuvango ushobora gusengera umuntu urimo abadayimoni ariko waba nta mbaraga nyinshi ufite ukari nasoza utanazi ko afite abadayimoni cyangwa ko ari we bazamo oya ugasoza utanazi ko afite abadayimoni ariko muri Kenya uzamura ikiganza avuga ngo mwami Yesu cyangwa se mu izina rya Yesu abantu 3 bakagwira hasi cyarimwe wasenga wazamuka ukabona n'abandi 4 baramanutse so rero biratandukanye Kigali kugira ngo umuntu azagere hasi abadayimoni siko baba batafite so nubango biratandukana ariko hari abantu bajya mu bintu by'abadayimoni mu bintu byo kuraguza cyane bakiri bato bakabijyamo cyane so none nawe wasenga nyine ugasanga bigenze ukuntu ariko nyine Imana yabanye natwe muri ubwo buryo butandukanye kubera ko muri Kenya ntago bajya banywera abiri iyo ufashe mikoro bwa mbere bakabona nta mavuta ufite ntago bongera kwigusubiza ntago birwa bakwiguraho ntago bayigusubiza ubwo nyine uvuga uwo munsi bikarangira ariko nagezeyo ndakora ko nagezeyo baza kunyakira na V8 ya black nziza rwose ijya gusa nimwe yabo the Benz ya itumusenga ijyanga urugendo rukomeza ngomba kuyivaho nkajya ku yindi modoka yinanye nkagira umuntu nyibibaho kuko ndi kubona ibi bintu ariko niko bimera tuva mu bwiza twinjira mu bundi Seldon baravuga ati uzakora icyumweru cyose cyumweru nkirangije njya mu yandi matorero so hose twabonye Imana imirimo y'Imana iragaragara matora atandukanye agira nko muri 5 cyangwa ngahe so nayo mare ibyumweru 3 ariko ibyumweru 2 bigiye kugera ndavuga neka negeranye ibintu nari nsigaje gukora ama conference nari ngomba gukora ama prayer meetings nagomba kwatendinga ibyumweru 2 byuzuye mpita mfata indege ngaruka donc itikana yigije imbereho numvaga nkomboye garuka mu Rwanda kabisa warukumva kuguma hanze hashyushye ibintu bizumva ubangamiyeho gakeya ariko twabonye Imana kandi rega buriya abanyarwanda bafite amavuta y'Imana nukaga abantu benshi bo mu Rwanda cyangwa i Kigali basuzugura abakozi b'Imana nuwibwira kamwubaha ntaga mwubaha uko bikwiye so ugasanga nimba bizasaba inyigisho ariko reka nkubwire buriya n'ituro ryabaye ndarisa niriroreyeho gatoya
uretse ko buriya kudaha umukozi w'Imana ituro biri muri sinye z'agasuzuguro. Buriya ukuntu concept y'ubwami ikoze ntago waza ngo ubwire umwami ngo ndakwemera ituro ryawe ririhe se mwami urarikeneye ko nzi kuri umukire kandi njye ukabuzi ko ndi umukene urarikeneye ituro ryanjye ni concept nuko byubatse ituro niryo rikwinjiza rikaguza n'abakomeye nuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo ukomeye ahesha umugisha woroheje kandi ngo ituro riguhuza n'abakomeye ni ukuvuga ngo iyo umuntu nta turo yaguhaye nta nubwo aba yihujije n'amavuta yawe ibyo mwakigira byose muba muri kwipfusha ubusa ingingo y'ituro ibintu byose muba muri kwigira byose ngo numva ugatangira no kubishyira muri reasoning ngo urumva ngo ndumva bifite nta logique irimo Imana yabigennye gutya rero mu gihe ubwami bw'Imana nyoko wanyatabuteye kudeta cyangwa se ngube wenda warabugabanye bikora uko Bibiliya bivuga ntago ari ikibazo cyo vuga ngo ivi na ivi ibintu by'Imana bikora iyo ubikoze uko Bibiliya bivuga ntuzanemo ingirigito zawe so rero hari ahantu bubaha abakozi b'Imana icyo ni cyambere cya kabiri iyo Imana ikubwiye ngo babwira iki kintu bagikora uko kibabwiye ntago bahinduraho so nuvuga ngo rero bo baratandukanye reka mbyiteguye cyo baratandukanye bya bintu rero byatangiye uvuga ngo ni turo abantu babyumve neza birangiye n'itike y'indege ibonetse abakozi b'Imana twabuze amatike y'indege rego urwego ntago ari urwego turi none se ko bantumiye ndi umwe sinategeye undi wa kabiri ko ntago nava mu gihugu ndi yenyine wajyanye n'undi ugwerekeje turi babiri nese Yesu yigeze atuma umuntu umwe yatumaga babiri none se itike yari yawe cyaba ari bayikwishyuriye so urumva barakwishyura itike y'umuntu umwe bakishyura hoteli y'umuntu umwe ariko nawe waba ushaka kugendana n'undi ukamwishyura so nuvuga ngo ari urwego rw'umukozi w'Imana abatashobora kwishyura kwa siteri ugomba kugira umupampe ari urwego rw'umukozi w'Imana badashobora kwishyura kwa siteri hari urwego rw'umukozi w'Imana badashobora kurenga kuri moto ni moto nabwo rimwe na rimwe akavuga ati nta moto mfite ndaziyishyure hari n'urundi rwego rw'umukozi w'Imana noneho ari uwango murantumiye murishyura nimba mutishyuye indege ndayishyuye donc bigenda bitandukanye ugeze kuvuga ngo murantumiye indege nanayishyurira cyangwa se nshobora kuzana n'abantu batatu kandi nishyuriye nkabwiriza ubutumwa bwiza nkataha uretse ko akenshi kugira ngo nze nishyuriye n'abo bantu batatu mbishyurire byasaka ari Imana yaba yahantumye numvishijwe naho ari wowe umpamagaye ukantumira itike ugomba kuyishyura hanze na hano i Kigali nguramamagaye Nyamirambo none se benzi yanjye inywesha kuri sitasiyo ya Sowanyi byanga bikunda it's logic ni ibintu byumvikana nimba ni Nyamirambo birantwara 10 kwaza no kuhava yego iryo 10 rwose rirakuvamo uretse nka hano ho badushyiramo imiyaga so hano rero wenda nk'urugero byoroshye cyane sibyo kapano banguriye ko kanyegereye cyane asese 10 se azi 10 yagize kuyama ariko icyo nashaka kwereka ni umuntu yaraguze igitabo cyane cy'ibihumbi 10 ariko ansaba ko twasangira kuri hoteli nkimuzaniye tukaganiramo gakeya numva bindimo ndabyemera ni ubuntu yaragiriwe it's a grace no kuba umukozi w'Imana yakwemera ko musangira ni ubuntu Imana ni umugisha icya kabiri kuba umukozi w'Imana wamuhitura akaryemera nawo ni umugisha kuko nshobora kuryanga kandi biri ku isoko uzama amafaranga igiceri cya senkani nzacyanga none se ugasuzugura nakibunyarwanda nakiburundi kuko hari umuntu ukora ibintu ukabona yuko se nuko atabisobanukiwe n'ubushobozi buke nagasuzuguro so areka turangije gusangira avuga ati fatira 10 urumva ko ntago ndi bugire ikibazo cya fuel nashyizemo na next time nshobora kuza tugasangira ariko nzatangira mbare time ngiye guspendinga nongere ntangire mbare na fuel ngiye gushyiraho ibyo bintu none kandi wowe nimba yanyimye nakoze ikintu nk'icyo ubizi ko no mu rusengero ntaye bazamuze umaga make ubumva umukozi Imana azayakura so hari gihe rimwe na rimwe abantu bafata abakozi Imana ukagira ngo ariko se ngo ni mukore Imana ngo oya ntago kuba nkorera Imana bivuze yuko utarabishyire mu bwonko bwawe urugero umuntu umwe yarambaje none se uko bagiye kureba umupfumu we bayajyana nyine babazi ko umupfumu we none se umupfumu akora shitani kuki mutavuga ngo noneho turagenda tumujyeho shitani zayamuzanira ngo ariko ngo ukorera Imana we ngo hari ukuri Imana izayavana mu ijuru oya amafaranga ari mu mifuka yanyu mwese n'ay'Imana nimba muvuga ngo Imana yishyure rero
igizeho intoki mbanze nkore muri uwo wawe ko niha y'Imana abitse ahubwo ubwo magambo make rero ibyo bari ubweskoro ibyo ari nk'ibintu ushaka kubeshyana ese wa mugani ko ari ay'Imana kuki wowe itayaguha ahubwo ikabanyuza iwanjye niko yabishatse kiretse nimba wumva nako numva nawe akaba kiretse nimba wumva protocol Imana yashyizeho uyipinze none ukabwira Imana uti ngewe ndumva ntemeranya nawe n'umusore warondomye Imana ibarashyizeho umurongo ibintu bigomba gukorekeramo Imana ko rero byose gusa biti reba nk'urugero nimba mpuye n'umuntu wa mbere uyu munsi nafite gahunda yo guhura n'abantu bane buri wese yaguhaye 10,000 gushyiramo fuel bikagenda neza cyane so nta nubwo uri bugire ikibazo ngo n'uvuyangasha ariko se buriya ngo nkeneye kugwamagara umukanishi byagenda gute ngo ariko se buriya erega na contravention wayifata utazi aho biturutse cyabigize none se icyo gihe umukozi w'Imana azafata contravention ngo ye baba we mukajye kuyasengera so rero abantu bagomba gushyira no mu nyurabwenge ryabo ubwabo njyewe nta munsi n'umwe nahuye n'umuntu w'umuyobozi mu buryo bw'isi cyangwa umucuruzi mu buryo bw'isi ngo twicane kuri hoteli dutandukana atamaye 50,000 cyangwa se 30,000 20,000 mu by'ukuri kandi ukabona ntago urinze ubimubwira ngo mbwe ngo nituro mwaganiraga bisanzwe so bigaragare ngo nimba abantu banabigira umuco nimba uhuye n'umuntu umukeneye nashaka besireye noneho tutanabijyana mu by'agakiza cyane ni sireye uko wagiye gushaka iyo sireye ukumva ko ukeneye sireye ntagaba mu nzu ahubwo nizo zihembe ntagaba mu nzu nyoko yishyura rero nimba mwicaranye isaha ebyiri ibuka ko nimba yaje na moto cyangwa se ari taxi voiture ni wowe wishyura abasore mujye mubana serious nimba uri kumwe n'umukobwa ni wowe wishyura moto ni wowe wishyura taxi voiture neza bikoze icya kabiri ibyo muri buryo ni wowe urabyishyura icya gatatu agomba kuhava umuhaye amafaranga atahana nimba ibyo utabishoboye sinkabona n'ipantaro yawe yeguka sinkabona ipantaro yawe ikinagira urajyahe nyine bigutera nawe akantu ko kuvuga ngo nimba nta note y'umutuku nimba nta mituku ufite mu mufuka ibyo bintu byo kuvuga ngo wakunze iyo ni amarari urakunda ibiki kandi n'abantu bajya bavanga arashaka gukora ubukwe ngo ariko nta giciro afite Imana izabukora oya nimba warayikoreye kandi hari ibintu abantu bagomba kuvamo Imana igiye guha Adamu yamuhaye ibintu bibiri ibikurikiranyije yarabanze imuha akazi irangije imuhereza umugore ntabwo yabanjije umugore ngo ikurikize akazi nuko oda igenda niyo mpamvu umusore wese buriya ufite ku ikofi arakundika uzabaze n'abakobwa aramureba kumva atangiye kumukunda igikundo kirizana ayaryama kumva abuze ibitotsi kubera uwo musore ariko ntago ashobora kukureba nta kofi ufite ngo abure ibitotsi aya ibyo bintu ntaho biba uzanabaririza niko kuri uya nuko kuri kumeze so mu by'ukuri ni ibintu byubatse gutyo Imana yubatse gutyo kubera yabanje ibwira Adamu iramubwira ngo imwereka ingobyi irangije amubwira ngo ergon mu cyongereza bakunda kuvuga ngo walk the garden cyangwa se mu Gifaransa travailler ariko iyo ugiye mu gihe burayo iryo jambo ergon ntago rivuga travailler rivuga become nuhango rero umusore wese utaraba ergon utarabikaminga uw'Imana yamuremeye kuba we ntago ari byiza kureba umukobwa ngo avuge ngo yamukunze uri kubrira les étapes uri gusimbuka ama étapes n'amayishero so ariko aho nabiboneye muri no minsi nsigaye mbona utwana dutwika wangu utwana dusigaye dute ubushyuhe ariko ubundi habanza travail habanza travail iyo umaze buriya nijya amafaranga y'abataraza ntabwo ari ikibazo cya money as money nk'ubu njyewe mu myaka myinshi yatambutse mfite 21 kuri 19 nasinye kontra ya $40,000 urumva ko natanye gukora ku mafaranga 19 kontra ya $40,000 ya rwose nge kontra yanjye ya mbere yari ibihumbi muri 400 ko nari mfite 18 kontra ya kabiri ifite $40,000 whole tax none nta nubwo ari imisoro ubwo ushyize imisoro yari nko 50 n'izindi 40 imbumbi ariko nyine ni kontra urashora ushobora no kunguka 3 ushobora no guhomba ko nyuma yaho nabonye kontra yindi ya $42,000 nkombamo $50,000 donc njya muri minus $50,000 mu kuyexecta so ntago ari uvuga ngo 40 nashyize mu mufuka noneho ariko icyo gihe ntago nari nakagize icyo bita ergon to become what God created you to be ko ntago Imana ndemeye kuba construction engineer nubwo nabyiza wari abantu benshi badukurikiye
bizi ibintu Imana itigeze baremera kandi sha bizabakoraho bizaba bizicyuya ibintu Imana itaremeye abantu bize niyo akazi ukabonye ukabona ikiwe yakigize gutya iyo baje kwirukana bahera kuri wowe kuko Imana yandemeye gutekereza ibintu byakemura ikibazo kiri muri society nkabivuga niki Imana yandemeye to change minds of people to change nations none ngenge imitangira muri construction hano tukijya twirwa tuboroka mu mafresh sa effort dare bare calcule des aromatires ubwo nyine nuko barase ngo ukuntu ibyuma bazashyira muri poutre cya corona bingana nari umuhanga nagiraga ya mbere umuhungu mamuri kumwe cyane urumva nagiraga amanota ya mbere ariko narakubiswe wangu narakubiswe nge narabyumvaga ariko kubyumva Imana itarabikuremeye cha ubu ngubu reka nkubwire ni Imana ya mademobo ikavuga ngo ndatangaje ntukira apote sinasubira kubakisha kandi ndi engineer azero ubwo mwamugize ibyago bakenisi bagize ibyago umuntu wese ukorera kuri microphone yabahuye n'akaga nahita nubaka empire ku munwa kandi ntago mwankurikira ndababwiza ukuri ikintu cyose gifitanye isano na microphone noneho namvuze ngo nabyiteguye naba journaliste ntaho nabyize naba comedian buriya nta kintu cyose gikorerwa ku munwa utabasha nagikora kandi nabyishizemo nagikora neza waba n'umuhanzi mfite indirimbo ebyiri ariko nyine wumve ngo wenda kuririmba byo ntago ari ibintu byanjye wangu ariko ibindi bikorerwa ku munwa n'ibyabo kandi ibintu sinjya ncika intege ikindi creative byatari ariko hari munita twabyize tuvuga ngo construction irimo inote wangu ibirimo inote ni iby'Imana yakuremeye ergon so rero byo kuvuga ngo ngiye harakazi mfite cyo nacyo gituma uvuga ngo ni igihe cyane cyo guhura n'umukobwa banza become banza uhinduke ignite your potential. By the way, nazanye ibitekerezo nka bitatu harimo igitekerezo cyo gutangira iyo bita Potential TV. Uhita ugenda kuri YouTube ukandikamo Potential TV. Potential mu Kinyarwanda pana o na tana na na sa na hana o. Ugahita wimanukira ugakora subscribe kubera ko ngiye kujya nkora ibiganiro ariko target ya mbere no kugira views nkeya kubera ko ni ibiganiro nibiganiro nyene biginagitinga potential. Ntago ari ibintu byo gutwika ngo baze ngo binyese bura kandi iki ntago nzatanga akazi uzagize ukihe kubera ko buri mukozi wese mfite nzanyamubwira ngo igihe cyose nzabona umuntu ukurenze uzataha so make sure that you are the best of the best. So ni Potential TV itazatangira kuri YouTube ariko nyuma ije on cable kubera ko ngifite ubushobozi bwo kuvuga amasaha yaho 8 kandi nge simbona aho nyavuga kindi niyo mbonye aho njya kuvuga batangira kunyuza mu tuntu tw'ubusutwa kana kagutekerezaho gutya neza anekerezaho gutya ngeze se uzi ibyo nge mutekerezaho tugiye kutujya hari umuntu amaza ngo kana kagutekerezaho gutya kamwe umutima wanjye ubuzi wowe uri kubimbaza ibyo mutekerezaho reka tutujyamo ari igihe umuntu ambwira nk'ikintu cyakoze kuko nta mwanya mfite wo guharira nawe kanaka nta kwemera nge se ndamwemera nge barakubwiye ko nge mwemera ugasanga ibintu twabigize deal ahubwo njewe abantu mwese mumbwiye ko munyemera namenya ko mumbeshya byari ikibazo umva mbabwira ahubwo uvuze utwo tuntu tw'ubu umva projet ya kabiri mpita mvugira muri ya kabiri kandi ngo n'ikiganiro ndi kugikomeza kuko ibintu byo kwamamaza ni ibintu mba mu misokoro mbabwira njewe umuntu nyanga Mutabazi azana kangurira abana be kunyanga nabuzukuru kunyanga asigaye ndetse no muri testament nabuzukuruza muzamwana uwo nguwo rwose no muri comment atwike atukane akore n'ikiganiro ashinga YouTube anandike ngo iyi YouTube ishinzwe kuvuga Mutabazi nabi uko bishoboka ariko nunkunda kanda akanyenyeri ibyo bintu bibe clear buri wese ajye kuri extreme naho ko umuntu agukunda nabwo nta kintu aguhana by'umwihariko none se nk'urugero ajye umuntu avuga ati mutipe se muhura kabasa ko yishyura fuel hari umuntu aba gukunda ko ifite setisa mu mufuka we ngiye kubabwira ukuntu tugiye kubigenza buri muvuga butumwa wese uzagica kuri YouTube zose z'u Rwanda tugiye gukora ku buryo bakira kandi bagakira natwe babakurikirana ntacyo duhombye umva ukuntu bikoze ndi hafi kujya kuvugana na MTN se turavugana ariko abantu babyumve neza ko nukunsengera MTN tukazaganira neza bame tugire nuzavuga ngo akanyenyeri 170 na kangahe donc cyangwa se umubare bazambwira nge nzafite nimero ya mbere we ni muvuga butumwa Prophet kanaka afite kabiri undi wenda Apotre kanaka afite gatatu undi afite wenda 10 na kangahe reka tuvuge no mu gospel singer afite kane reka mvuge ngo na sekirizazamo naba abandi rwose birirwa batwika nishaka na Sireye izaza ngire nimero 50 na kangahe numbaze ariko bivuze iki
iyo nkoze ikiganiro wishyuza views aho uzishyiriza mbamari MTN bando yazitwaye cyangwa se babandi bakoresha za zindi canal box sibyo ari umuntu wambwiye ngo yarebye ikiganiro cyanjye kimutwara igihumbi cyose kuko cyari kirekire aha kigutwaye igihumbi MTN irishyuje ihayeho YouTube ifashe yiherejeho mu YouTuber in the end wari waje kureba njyewe ni njyewe utahiye zero ndavuga ni ibintu ntabwo biri fair ariko nanone nibyo wavunjemo fuel uravuze nibyo wavunjemo fuel cyangwa n'undi income oya ndi kuvuga none nahise mvuga ngo none reka muri yo gahunda none abantu nibajya bareba ikiganiro cy'umukozi w'Imana percentage akagikunda nawe ujye uzibona oya ntabwo ari percentage buri muntu wese akunze ikiganiro azajya yohereza 100 kuri muri yo inzira rero ntabwo nje wanshaka ngo umpe amafaranga 100 ntabwo bishoboka no kuyanyorereza kuri momo yanjye hari igihe byakujena ariko ushobora kureba ikiganiro wakirangiza wagikunze nge nzakangura abakunzi banjye niyo nakora ikiganiro nitsamura niyo nakora ikiganiro mvuga ku bindi bintu bisanzwe gusa kuko akunda poso Mutabazi buri kiganiro cyanjye yarebye akakirangiza ahita afata ya mibare ayikande ashyira akanyenyeri ya mibare MTN zaduha akanyenyeri rimwe urwego akurikiza amabwiriza shyire 100 gusa ubu ndabizi uranyanga ariko ntago nyaka ku rwego rwo kunyima 100 ryo warima buri umuntu unyanga ku rwego yanyimira ari umuntu bangu ngo nemeranya nawe 70% iryo 100 ryawe ujye urima cyose wa muntu uvuga ati sha ndakwanga 100%. Ariko undi nimba unyanga 100% ikiganiro cyanjye wakirebye kirangiza gute bando ufite ahantu uzicukura mu kirombe kiwanyu mu by'ukuri nimba unanyanga don't follow my speech so rero icyo nicyo tuzakora reba nk'urugero abantu 10,000 mu 20,20 by'ikiganiro bahise badesida kunyoherereza 100 ryonyine ni miliyoni yose bariya boherereje 100 ntacyo bahombye ko mu Rwanda ifite 200 kuri account sha desa kuri momo avuga ati ntacyo mfite ariko iri 100 n'uryohereza ndakaryohereza so noneho si kuri nge gusa hari undi mwapotre ukomeye mu gihugu runaka afite na Range Rover wenda ariko uramukunda aho kugira ngo umurebe ngo ndamukunze gusa bisanzwe ufite setisa nuzitegesha mu studio kumureba uragerayo usigaranye desa senyi se wayitanze desa nuyamuha uratana amaguru ariko za setisa uzaye tuzicisha aho ngaho yego nta ugukase n'iki so rero abantu bansengera projectemo noneho abakozi b'Imana bajye bagira gute batwika ubundi iterima abantu bakunda gukoresha ngo no gutwika ne ubundi ni abantu b'Imana kuko biri yatubwira ngo Uwiteka ni umuriro ukongora ngo Uwiteka aratwika abandi bose baramwigana so abandi bantu rero bemere gutwika nabakozi b'Imana nguko abamarayika bagize imiyaga ngo abana bayo ngibagira ibirimi by'imiriro hago n'umukozi w'Imana udatwika barimo ikibazo okay noneho hari ariko ntago bisaba kuvuga ibintu bya nta kigenda kugira ngo bibyitwe ko watwitse anyway karagaciyemo no tugenda tugize gukorana upfa kutambwira ibintu ngo abantu bavuze nibyo abantu ampulisi ntanazi nibyo nshaka kuvuga turebe realite yabyo numva z'ibintu izina ry'umuntu abivuze utamuzi utazi icyo akora utanazi n'amafaranga afite kuri konte utanazi n'amashuri yize icyo kibazo kigumanira oya bizukuru byane bimeze ngo nashiduka ni kubazerega n'ibibazo abazimu bagutumye ngo umbaze ubwo se nabyo ndabifite ibisubizo ubwo neza abapfumu bakagutuma ukambaza abantu bakuze baraguza bakagutuma ukambaza abantu bagiraga amanota 20 mu ishuri bakagutuma ukambaza abantu batsindwaga imibare bakagutuma ukambaza abantu badaheruka mu rusengero mu by'ukuri ibibazo banga abantu ngo bafite ibibazo mu mitwe nsanzwe mbizi yuko ntago ngende umuvugizi nta nubwo ndi intumwa ya rubanda izo ziba muri parliament nta n'umuvugizi wa rubanda uwo nawe afite ahanda nge ndi umujyanama wa rubanda so rero nimba ndi umujyanama wabo tugira inama abo bantu abo bantu okay urajya umbaza ibibazo turajya tubikora gutya inumva ikibazo kiri mu bugoryi yambwiye ngo next question uzajya umenya kubwo nanjye kugikarasa ahandi mu Rwanda ajya abantu tubagira inama bafite niyo myumvire arege umuntu abaza ikibazo wumva kirimo amatiku arege umuntu abaza ikibazo ubona kirimo ibintu by'isebanya n'iharabikana arege umuntu abaza ikibazo ukabona ko afite ibibazo mu mutwe umuko nicyo ngicyo kimeze abo nzayamita mba transfer indera icyo ngicyo kuntu cyari kimeze cyama ngo apotre nk'umukozi w'Imana ko akunda gukora ikiganiro kenshi anyuzamo amagambo asa naho gutukana ugara bikomeye kiganziye ko bazanamo ingegera n'utundi tuntu dusa naho gutukana ujye uzanamo bati bemeze bite
ingegera ntago ari gutukana nese umuntu yigize ingegera bamwita iki rega ingegera ni qualification n'ukura kurata amashimwe y'ibyo wigize ese byose yego iyo wisize ivumbi baravuga ngo wigize nk'akavumbura amashyiga ntago icyo gihe umuntu aba agututse ubuhirimbiri ni ijambo rikarifiye umuntu witwaye gutya na gutya uyihirimbije nese niba ajya avuga ngo kanaka yihirimbije umusatsi nese warihirimbije umusatsi avuga ngo ko wigize umuhirimbiri sha Yesu rero yigeze kugaragara avuga yuko yeze kugaragara avuga ngo mugende mubwire iyo ngunzu none se nimba uri kuvugana n'ingunzu uragira ngo uvuge ngo genda ubwire iki ubwo Yesu yaratukanaga umuntu w'Imana se nawe yaratukanaga oya ntabwo yaratukanye yaravuze yari yise Herode ukwari kandi Imana igiye kubigaragaza ko ari ingunzu yamugushije inyo none se haraho yarabeshye mugende mubwire iyo ngunzu Mutabazi sindavuga ngo mugende mubwire iyo ngunzu specifically ndoma ku muntu runaka noneho Paulo nawe mu Bafilipi 3 aravuga ngo mwirinde izo mbwa mwirinde abakebagukeba kubi mu by'ukuri se ntabwo ari ikibazo cyo gutukana ni ikibazo cyo kuvuga ibintu uko biri kugira ngo birandurwe nimba ntacyo bimariye umukumbi wa Kristo ubwo abantu bahumva ahubwo ikibazo ni kimwe iyo uteye ibuye mu bushyo ntabwo bavuga ubushyo oya ni mu bushyo ariko ni mu bushyo haba harimo ibibwa byibwitsemo ndabyizi iyo uteye mu bushyo cyangwa se mu mukumbi w'intama cyangwa w'ihene ariko yibwitsemo ikibwa ugakubita ibi ukumva aho guhebeba kirabwejuye ngibwejuye aba ari iyo mbwa so hari igihe rero uyu muntu ubangamiwe nuko mvuze ngo mubwire iyo ngunzu aho ntiwasanga ariyo ngunzu so rimwe na rimwe rero gusa nimba bimubangamiye hose nk'ubu harubwo nabikoresheje oya nimba bimubangamiye yihangane ariko wenda abo bantu baba badukurikirana bajya no muri komenti ese ubundi ikibazo ni kimwe nimba mvuze ngo hariho abantu bafite ubugegera uwo muntu akaba adafite ubugegera kukiyumva kubera kifite ikibazo cya kabiri none se nimba abandi bafite ubugegera yabatumye ubugegera ni projet yatangije ku buryo ari kuburanira inyungu z'ingegera yaremye ya trainings ya groomings sinzi uko ndabyita ikindi se nimba we ariyo koko yaretse ubugegera karaga ubugegera ni terime igaragaza umuntu n'uburyo ari kwitwara nuko umuntu yakwita ikirara utarantuze ahubwo mu by'ukuri nta burara ufite nimba ubwo burara umuntu avuze kuri kirara uwo utisanga mu birara ntabwo iyo message wumva ari yawe ibindi ntabwo urabona ni nkuko umuntu ahantu ari muzigera wumva mpanganye n'umuntu wanyisimbwa none se urabona ari umurizo mfite ariko byaba ari ikibazo gikomeye umuntu akwisimbwa n'umurizo uwufite ugajya gukomplayininga bari ikibazo ngo njyewe ngo yamarabitse iki yawe okay Mutabazi kandi na apotre anyway abantu ntibakavunwe ikindi ko mba navuze ibintu byinshi agasigaranira ijambo rimwe koko andi yaba yabyaje umusaruro ndaba yamukomye andi yaba yabyaje umusaruro hari ibintu ureba ukabona ko nyine harimo akabazo gusa ubwo icyo nacyo ndagenda nkigeho ndebe uburyo namufasha yego ko nimba ndiyo wenda aba yamugiriye umumaro ifofere kumufasha kugira ngo atagera gusitara ariko buryo umuntu asitara kubera ubukure bwe yego stability afite bene ngango ntago bavuga ngo mukure ibintu mu nzira ngo mu byanura ngo kuko ngo bagiye kuza bamwirukankana ngo atabinyerera ku bishishwa by'imineke n'amatarasi arayaguruka kandi akarenga iyajya kubera ko ari strong nubwo bari gukora ibi ariko amaguru yari strong noneho umwana ajya kugenda ngo mukure ibyo bintu mu nzira atabigwaho abantu rero bagushwa n'ijambo ritoya cyangwa abiri bafite ikibazo cy'uko nyine bafite ubwana bwo mu mwuka nimba ari abakristo Mutabazi akurikirana social media niyo mpamvu ujya ukatubwira fata ku mavuta urya umusesenguzi akatubwira Brian uburyo abatwika no wa mbere bana fata ku mavuta ararenze rero ndagira ngo dukomoze kuri story cyangwa se amakuru abamaze Mr Trending uwitwa Bruce Melody n'uwitwa Senateri wigeze kuvuga ngo agomba gusoreshwa bitewe n'imodoka yaguze ubivugaho iki wowe ikintu cya mbere gase nkibizera ushobora usanga ari Senateri bamubeshyira atarabivuze
keretse nisomeye Twitter ko nigeze kubona Twitter avuga ibyaba abiyahura ayo ndayisoma ariko ibyo kuvuga kuri Bruce sinabikagaze gusa nabonye warabibonye nabonye bitrending ikindi baba ngo Bruce yavuze gutya Bruce kuntu muza azi gusubiza baramubesheje keretse niyumviye aho yabikuye mu kanwa barabeshya ikindi hari igihe umunyamakuru agutega akantu ngo ko hari umuntu wavuze hari umuntu akubyita ngo hari umuntu wavuze ngo iyo modoka ngo uzasore menshi ngo nka 200 kwijana undi agahita kubita ijambo ariko ntagazi textually wabivuze none abantu bagahita baza kuzanamo nyirubwite ariko ntago mu kibazo bari bamushyizemo ya ariko reka mvuge gutya senator yarabivuze yaba yarakoze ikosa nk'iryo undi muntu yigeze gukora kuri Oda Pass Mbere yatumye basanga yarishe kariyere ya Oda Pass ku byatsi yifotoreje ku ikoma ariko ntibamwambuye ubutore ubona yuko ako kantu katari karyoshye noneho uyu munsi Ariel Ways arabakoma Oda Pass yahise nazima uyu munsi Ariel Ways arabakoma akifotoza kwa kundi na Radio Rwanda Facebook yayo ikamupostinga imitatu yikurikiranye bigaragara ngo uyu munsi abayobozi bamaze kubona uyu munsi na wa undi watse ubutore pass uyu munsi ntiyaba umwaka kuko ari ubwaka ariko bwa Ariel Ways ariko bamaze kubona ko young generation tugomba kwirinda conflict with the young generation nta nicyo byamara ko ni wabahagarika ari ibyo ngibyo ari ukuntu bigitangira abantu babivugaga n'indirimbo irakorwa nyine by'amaselenge ubuso wahagarika abana kuvuga amaselenge hari n'abana batazi urundi rurimi keretse selenge ese uko kwirinda conflict urahita ukomeza gato kwirinda conflict generational conflict kuba bakuze bamera nk'abahanganye n'abato kwatuma wa mucyo se ubura umuco umuco urakura ikindi societe ureba ibishoboka ntago uri bwempoza abantu ngo bapakiremo ibintu runaka sometimes hari igihe bidakunda iyo rero n'umuyobozi ugomba kugira ubwenge bureba kure kugira ngo utazisanga bimeze nk'aho urubyiruko musigaye muhanganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mushobora kudahangana byeruye ariko urubyiruko rugakora bimeze man ngo ba Babylon man yo babazizanye wangu so ntago ari byiza urabembrace ikindi kandi n'igihe umuntu akurira muri yo sirenge yamara gukura akabona kagomba kuva mu by'ubwana Paul aravuze ngo nkiri umwana navuga nk'abana abo bantu baba bari kuvuga nk'abana nkagenda nk'abana nkatekereza nk'abana ariko maze gukura ba mu by'ubwana Ariel Ways ku myaka 70 ntago azatwikira muri ariya mafoto byanga bikunda ariko ubu ngubu mu myaka arimo mureke let her be free ikindi by'umuco byo bizakomezwa no kwigisha umuco ukomezwa no kwigisha cya kabiri ukawigira kwishyiga naho umuco mama na papa batagutoje mu cengere kandi kinderega buriya umuco ari igihe bitewe naho duhahira twisanga tugomba kwihuza n'iyo mico tutibagiwe iwacu kugira ngo tubashe guhaha kuri iryo soko so byose rero tugomba kubireba ntitubikore mu nzira mbi rero navuga ngo aho ngaho nkurikije ko Ariel Ways umva narize ndi gukora nkurikije ko Ariel Ways batamwatse ubutore kandi ibyo yakoze birenze bya Oda Pass biravuze ngo ubuyobozi bwakabaye bwaramaze kureba umujyo twinjiyemo wo kwembracinga no kwemera urubyiruko ndatekereza yuko ariko nge mbibona senateri ukabuvuga ko yarengeye ntago nese nigeze mbwira ko yabivuze sinanabizi ko yabivuze ariko ikindi yabivuze nka senateri kandi ikindi mujye mutandukanya abasenateri n'abadepite hari n'abantu batazi kwitandukanya abasenateri burya inshingano zabo zitandukanye n'iz'abadepite so kuko abadepite bari intumwa za rubanda mu buryo buri direct no gushyira amategeko ariko abasenateri bafite izindi nshingano niyo mpamvu bashyiramo n'abarimu ba university kwiga imishinga ibindi bihugu biri gupropose u Rwanda n'ama agreement ama contract so usanga rero abantu baba batekereza muri iyo sense yagutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku buryo ntago abantu bagomba kubizamura ngo babigire binini burya abanyarwanda tujye tumenya societe tubamo
donc iyo biramutse bibaye ari ukuri byo kumbwira senateri akaba yakoze ibyo na Bruce wenda agakora ibyo bavuga ko yakoze kuko ntago nkizera abayutubaza baragafata bakakaburungushura bagatamika umuntu amagambo atavuze bakayahinda inyito Mutabazi aterera kubita hasi so bataraterera kubita hasi ariko niyo byaba byabaye reka nkoresha ijambo rivuga ngo if yego niba naho byaba byabaye biri muri Tanzania na Kenya bijyane hanze nkari hari umugabo w'umukire sinzi icyo akora muri leta muri Kenya navuye afata abahuru Kenya takabatuka ba Ruto William Ruto akabatuka ikigano kibatuka byazaranye so bo imiyoborere yabo icyo bita démocratie confrontationnelle yego irabyemera démocratie consensuelle yo mu Rwanda n'amateka n'undi murongo tugenderamo ntutwemerera yuko Bruce yasubirikanye na senateri ibyo kandi biri valable kuri senator nimba ko ibyo muvuga ari ukuri biri na valable kuri nde kuri Bruce so tugomba kumenya societe turimo n'umurongo wa consensus cyangwa se ukarezinga issue hagati yafata ku mavuta na Bruce muzayigire ndende mutwike Brian nafata ku mavuta mutwike nabo batwikira icyarimwe nibahura ku ruhande baganire basangire kubera ko bari gukora views bari gushyushya showbiz ariko hagati ya senator n'umuhanzi n'igihugu turimo ntago rwose icyo kintu n'umuntu ajya mukibona mujye mukireba gutya muti cya data we murekeraho ariko ibyo kubishyushya bishobora kubyara ikindi kintu kibi ugasanga mwashushe n'abagipushinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi so nge rero nk'urugero senator agize icyo amvugaho naceceka kubera iki nzi neza ubuyobozi dukoreramo uko bukora kandi ikindi rega ntabwo ari ibintu biremereye ariko Bruce naketse ashaka ko yarasubije bamubwiye ngo hari umuntu wavuze gutya atazi uwo ari we rero abantu tujye ibyo bintu tubisuzuma neza kugira ngo tutazashiduka urubyiruko na showbiz byashushe naho bihangana na politiki byashushe naho bisa n'ibishaka guhindura umujyo dusanzwe dutwariramo nimba twari muri consensuel ariko showbiz gashaka kubigira confrontationnel aho hantu ntago byaba byiza abari kibazo so mu byukuri rero urubyiruko nirugerageze kureba twe turi u Rwanda ntago turi Amerika yego Kanye West yasubiza ibyo ashaka Donald Trump muri Kenya kanaka yasubiza icyo ashaka president muri Kenya president akora ibintu umuntu akajya kuri YouTube akavuga ngo biriya n'ubugoryi bikamara icyumweru bitrending na president bakamubaza ati ko kanaka yavuze ko ibyo yakoze ari ubugoryi aribyo ntago ari style yo mu Rwanda kandi ntazagira ushaka kuyizana ntazajya n'utubanga wahandi bayobowe neza nta formule ibaho yo kuyobora igihugu irutiye ahandi irutiye ahandi nibakorera irutiye ahandi nitanga solution nabyo bango president agiye kuvuga ngo abantu ngo bashaka kwigana abazungu batera inkweto president wabo ati wowe uzambaye ejo mu gitondo urashaka kuzitera president uzambaye ejo mu gitondo ejo bare bo bazambaye imyaka magana ati mashaka gutera amagi ngo president wanyu namwe mwayabuze ngo muyarye so urabona hari ukwigana amafu ubuyobozi ni nkuko nkubaje ngo ubuyobozi bw'Ubushinwa n'ubwa Amerika ubwiza n'ubuhe wavuga ngo iki no ubuyobozi tureba rezilita nabyo n'uwanga ubwahani bwo bwiza ngo rero ko muri kiriya gihugu umuntu atuka president uko ashaka cyangwa se senateri bagasubirikanya mu magambo akaragashiye ngo nibyo byiza oya ntago ari yo style y'u Rwanda ni nayo mpamvu yaba abantu babikora mu murimo w'Imana ukabona umukozi w'Imana asubirikanyije n'undi aho byaba byarabaye babihagarike siyo style y'u Rwanda yaba mu buryo bwa politike siyo style y'u Rwanda so style y'u Rwanda nuko abantu bajyana ibintu mu bwubahane ndetse no mu kibonezamvugo cyiza naho ibindi byo ntago aho byatujyana ari heza nta nubwo byarangira neza mu by'ukuri ikiba gisigaye no kumenya ninde biri burangire nabi none si icyo nicyo dushaka okay ubwo turacyari ku makuru navuga abasa na hard trendinga by'umwihariko nihazamo umuyobozi umusirikare ukomeye ijambo umuyobozi abantu ntibakazana ibintu by'inkirigito ntibakazana ibintu byo gutwika rwose mu ijambo rimwe ryoroshye kuva hajemo ijambo umuyobozi kimya
kabisa funga umunwa wawe birakufasha kandi uriya muyobozi se nabyandika neza ejo azazinduka byandika niko kazi ahemberwa wicecekeye byatwara iki ikindi aba YouTubers niba bivugaho ubareke ubwo nibo bazi byabo na YouTube zabo ariko wowe uko buriya ururimi rwoshywa n'urundi wacecetse birangiriraho okay hanyuma Miss Rwanda bati bya bintu byari beauty byangengera ngo bitakiri byo bari gushinja yuko ngo abakobwa bajemo badafite ikimero rwose ibintu bya beauty ngira ngo iyo ngingo yavuyemo none se abo bikimero baraje babasubizayo icyo kibazo none icyo kibazo mwagishubije nyine ubwo abantu bafite ubwiza uyu mwaka ntibavutse uyu mwaka bavuga yuko abeza arashara abantu babaririmba nabi bavuga yuko abeza muri uzi kuvuga bazi no kuririmba bavuka buri munsi ariko wowe amahogoza ntagakivuka ntagakibaho nuko ngo abo bantu nago mwemeranye wowe babivuga ibyo bintu bati Miss Rwanda nago ndabacenguza neza nago uranyura ariko mu Rwanda ni ibintu bizwi abakobwa beza ntago bajya hariya sinzi icyo babatinya ariko kiretse ahubwo tugiye kubanga ngo ubwiza tugiye kubureba ariko tubikoze nko ku ngufu tujya muri buri rugo tukareba tukavuga tutireka tureba ikibazo wasanga avuye mu gikoni kandi nabare bajya muri Miss umubonye avuye mu gikoni buriya nujya kurambagiza ntuzarambagirize mu bukwe ndakubujije bose baba basizeho hano mu bukwe nta muntu wakura baninenetse ku nkweto bose bari barebare umuntu yarambagiriza he ucunga umukobwa agisohoka mu nzu agikingura umuryango akivuye mu gitanda ubu niwe mugihe uje kumusura urahageze hari igihe ejo mwari kwa rubangura muri kumwe wagera mu rugo wamureba ukamuyoberwa za ngohe yari yashyizeho wapi n'izigihari so it's kind of nshatse nko kwivugira abeza ntago bitabira abanyarwanda baracyafite ako kantu ko kuba baba ari beza cyane ariko ntajyeyo kuko yumva muri batabishaka hari n'abari bafite insengero basengeramo ngo zibabuza kujyayo none uyu munsi haje izibasengera kugira ngo batsinde so mu by'ukuri haje insengero zifite imyizerere yatuma usengera umukobwa usengera iwawe kugira ngo azatsinde n'icyo cya 10 kizi wawe ariko byangiye batsinze abasengewe arushanwa suzi batwaye oya ntago ari cyo ntabwo aho uri kubijyana ntabwo navugaga nihe nari mbijyanye none se urabyibuka ko Rugagi yasengeye umukobwa amwaturaho abantu babyita kumuhanurira mwagaragaje yuko mudakizwa cyangwa se mutabizi amavuta yaracagaze ariko iryo rushanwa ngira ngo yaranaritsinzwe abantu bafite amavuta ameze nk'abakobwa bapapa urumva oya yamwatuyeho ntiyahanuye hari ibintu bibiri cyo bamwatuyeho imodoka icya kabiri n'ubanga Imana imbwiye kugiye kubona imodoka ni ibintu bibiri bitandukanye so amaze kumwaturaho abwa igisonga cya kabiri siko kuri abandi ntibanareba ko yabaye igisonga kandi igisonga cyitwa Miss ngo none se ngo niko umuntu yakwatura kwa perezida ukaba vice president kandi na vice president bamwita Mr President buriya neza rukundi buzi bamwita cyangwa bimwe yamwatuyeho byabaye ejo mundi atwara Miss Staff umva icyo ngushaka gusobanurira abantu babanze bemere ko iyo aba atariho amavuta y'Imana uriya mugabo w'Imana ubasigari na Dr mujye muryongeraho iyo aba Dr Rugagi Bishop Dr Rugagi Bishop Prophet Dr Rugagi iyo aba atarafite amavuta nta nubwo yari kuba mu isonga bitatu yabibayemo noneho anatwaye irushanwa rirute ryarindi Miss East Africa n'ibihembo byose biranabiruta hari akandi nshaka kubwira hari ahantu ngo habayemo kata yo kugira ngo umuntu w'Imana ngashware bishoboke ko yagombaga kuritwara bavuga bati za kata twamenyereye tujya twumva tudafitiye gihamya neza tudafitiye gihamya neza nigiye kuza kubona Samuel Beka avuga yandika aravuga ati nge namaze kumenya ko muheta zaritwara keretse niba mara kubona ko kata twayivumbuye bakisubira amakuru ariho nuko muheta taritwara oya nyine byaravuzwe cyane kuba byaravuzwe cyane yavuze ati keretse nibagendera kuri ibyo ati naho ibimereza amakuru biranuganuga ko muheto yakaye ritwara so ntago mbihamije nta kintu na kimwe mpamije hano ariko biramutse bihari byabibabaje so in the end
hariya baratubwira ngo ba Miss bashaka kureba sinzi ibyo bareba ariko nimba ari irushanwa ry'uburanga n'ubwiza umuco bajye bashyira imbaraga mu buranga umuco twamaze kubona ko bose ntacyo babibitseho ahubwo bazajye bawubigisha oya kunese apfa kuba yemera kuwiga avuga ati njyewe ndi mwiza kandi nemera kwiga umuco hagima beza umuco bawureka uretse ko burya umuco wegeranye n'ikinyabupfura n'imibare biri hafi utabyiza ukiri muto ukuze bari danje okay bazawubigisha njye mbona bawubigisha uriko ko rigeze no kuvuga ngo bamwe ntibazi ibyongereza ubu cyarwanda cyaje ari first daughter wavuze ngo ibyo bintu babivane donc bavane kuvuga ngo naza n'umushinga mu cyongereza gihinduka ikibazo so ntago agiye kwa Miss wa Amerika cyangwa iki uretse ko hari igihe azajya muri Miss World ntago azasubiza mu Kinyarwanda aho kantu nako karimo challenge ariko wenda reka tuvuge ngo uko kuntu bamureka atazi Kinyarwanda atazi Icyongereza agakora projet mu Kinyarwanda wenda najya muri Miss World bazakimucoachinga Icyongereza niba kabaye n'abanebwe muri club yitwa Nuza Speech cyangwa umuntu uzi Icyongereza aje mukamana n'ibyumweru bibiri ikigucisha muri Miss World wa wakimenya so kugira ngo tutabona abantu b'ibicupuri babasogoroke yicu hari umuntu bitaga bitaga ngo ni Sundiata Keita n'uwo bitaga sogoroke yicu na Lemagani konifata ngo cette femme ngererede hereta fraise il porte sur le dos une bosse qui la déforme ngo mais na Lemagani konifata tu dois l'épouser car c'est là la mère de celui qui rendra epopée mandenge celebrage bisazi ukuntu babitaga abize harya bayitanga iki epopée mandenge byashoboka ibintu nk'ibyo anyway abize ejo mu gitondo ntabyo mwamenya nyine by the way ariko aho nshatse kuvuga ngo batazatuzanira basogoroke yiju bashingiye ngo kuri ibyo bintu ngo by'imico ngo nuko barebye ivi na ivi kandi nimba ahantu havuzwemo yuko iyo bahora muri kata niba nisubireho by the way banisubireho so bisubireho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi byo ngo twarebye ngo kafite projet se barazitekerereza iyo barebye oya niba fata umwiza uzagera ahantu agaseruka neza gusa na ya societe yambitse iherutse kwambika Ingabire bayirukane aja miriya societe nizongera guhabwa contrat yo kwambika Miss nizakatana biriya birimo n'ubuzizamo muri kata kwambika umuntu ikizibaho nicyari kizibaho ni giteteye niki ari ingutiya mama wa mama ajya yambara wahantu bita bukwashuri ukunda kwivugira igikigari hafi n'umupaka ko yivugiramo n'iki ati ikiteteye cyanjye mwakitankaye noneho rero Ingabire bari bamwambitse kiteteye ibintu byo kwambika aba Miss biteteye kandi dore ko mukunda gutwika wabona ejo uriya muntu azongera agahabwa ngo harya ngo ni motion ni iki sinzi ukuntu bayita fashion sinkanayimenya ifite n'izina rito nanahaguriraga imyenda sinasubirayo hari to ntavuga byinshi bakavuga ngo bazandega ninjye batumye kwambika umuntu wagira ngo bafashije idobara niyo anasaba imbabazi abanyarwanda buriya agomba kuza bati cyo koze twari twabitekereje wenda mu buryo runaka bw'umuco mutubabarire iriya ni imigongo se yamwambitse anyway twigarukira ejo tutazabona umukobwa mubi twabonye umuntu ajya muri Miss World yambaye ikanzu mbi tutazabona ejo hagiye umukobwa mubi ngo ariko ngo urumva ngo twarebye ukuntu yatsindaga imibare mu ishuri oya dushaka abajeni b'imibare brain ari kirimo ibyo bya brain erega condition wazishyizemo azazirevize ariko tubone Miss none se dushaka u Rwanda rwese imigo mu ruhando mpuzamahanga naho se Miss wanyu nimba yahagara hagati ya Miss 10 ugahita ushaka ayoyoyo nawe ugahita ureba ukabona nawe ugahita ubireba ukabigira so none se nimba ari brain tuba twarebye tuzagende tuzane wa undi ugira aprisi muri kiste azagenda azabarusha brain bamugira intuza ko rimwe na rimwe abantu bagira abakobwa bagira aprisi ntabyo mvuze ariko abakobwa bagira aprisi akenshi ntago mvuze bose ariko kugira ngo umuntu agire aprisi ni face ari aprisi ni gakeya mvuze ko ari gake
ariko ibyo nta nicyo biba bitwaye by the way none se nimba afite ari sogora ariko akaba uri mu nyubako agira apurisi urumva atazepuzana ne magani koni fata ugasanga abaye agize uwabawe so mu by'ukuri rero ubwiza babugarukeho ni irushanwa ry'ubwiza ntabwo ari irushanwa ry'ibindi cyangwa se basepare amarushanwa nkuko bango hari Miss photogenique cyane uwarusha abandi gukundwa batwereke Miss mu bwiza banatwereke Miss mu bwongo bavuga ngo Miss popularity tunamenye ko ari Miss mu bwiza tunamenye ko ari Miss mu bwongo nitujya muri Miss World twoherezaho Miss mu bwiza Miss mu bwongo hasigara cyangwa nawe bamushakira irindi cyangwa se na Miss mu bwiza mu bwongo ariko Miss mu bwongo ari igihe yatungura abantu ari Miss mu bwongo babitandukanye ushobora kuri beauty bihabanye nese nyine Miss mu bwongo urabyumva wakorana abandi nyine hari igihe wasanga ari kwa kundi so afite ubu bwa buri mirongo numvishe bwagoreye abantu kubumenya anyway je numva ubwiza babushyiraho amanota menshi barangiza kubushyiraho amanota menshi rega ibi bintu ndabijyaniranya n'ikintu nshaka kugira ngo ubuyobozi bwacu buzace neza ibintu umuntu ngakora ikizami yamara gukora ikizami ngakagira amanota 80 umukurikiye akagira 70 ngo bajye ngo muri interview ngo wa undi akamurusha ibice 25 rero agatsinda bahora bazamuka bakarusha uwari wa mbere ibice 25 kumbe tekinike yari yaragije kugira gutegurwa uzi bashyizemo nka office muri presidence igizwe n'abantu nka batatu bakaragashiye neza ariko mwamara kuvuga ngo niwe watsinze ikizami bagahita baza cya kizami mwabahaye akaba icyo babasubiza ariko bakareba basuruveye ari n'abakosora hari igihe wasanga wa wundi bahaye amanota ngo bagize uwa mbere agize 40% so mu by'ukuri tugaca ikintu cyo kuvuga ngo kanaka ahawe ikamba tamerita tubivana muri Miss no kubona akazi utamerita yego ibyo bintu tubicike donc igihe rero muri Miss bavugiyemo kata kuva nta muntu uri birambika ipingu nigiri korora cyangwa se leta ngivuge ati turagucekeye wowe nibo bari korora ibyazo kandi ikibazo cya biriya bintu reka tutanavuga ngo wenda ngo leta itabyivangamo ni ibya showbiz yibijyamo ibya showbiz yibijyamo ariko ikibazo iyo bikozwe bakabireka uwo muco uragenda ugakwira kandi burya Miss kuko ikurikiranwa n'urubyiruko uwo muco wa kata nk'urugero abana bose umuco wa kata wabuzuye mu bwonko cyane kandi iyo bamaze kujya mu muco wa kata niyo ugiye mu ishuri bavuga ngo nkeneye n'igipapuro hanze nzakora kata ibintu byawe byose utangira kubyubakira muri kata mu gukora ikintu utamerita mu gushaka kubona ikintu utamerita mu gushaka kugura ibintu byose tuzashiduka n'abasore batagitereta batakize gutera imitoma agahita azana hariya imituku byukuri ibyo bintu uzasanga iyo spirit iri kutwicira urubyiruko none se ko bavuze ko abenshi nyine usanga wenda bavuga bati abakobwa beza ntago bakitabira amarushanwa ya brain niba ntago ari cyo cyo bango ntibakiyitabira abakobwa beza bakunda kwigumira aho ku ruhande akavuga no nta mpamvu babica amazi bamwe iwabo bari abakira akavuga no nta mpamvu iriya modoka nanjye ndayifite cyareka nkubwire hari ibintu bigoye kubona umukobwa ufite beauty irenze uvuka hariya hasi biragora simvuze ko bitabaho ariko no muri ya mafoto ijana bapostinga kamwe wabonamo umwe mu gihumbi uzajye green nizi bari gusohoka uzabona abana bose baryongomoye neza bien fignore n'abafite amenyo yari yaje imbere bazashyiramo amapareye ya 1,000,000 ugenda satinsi ubu nubona muri na inepi uzabona umuntu afite ariko umuntu afite utujigo n'utujimbiri tutuntu kandi nujya kureba ababyeyi babyara abana ba Green Hills nta mukene w'ihirezi nyine nujya kureba abana mama na papa babyara abana ba Green Hills hari igihe uzasanga nabo bafite uko ariko abana babo baryongomoye so aho nshatse kuvuga nubwo bari nka blague ariko nge n'ibintu nakoze wanarize ndaribitse ibi nibiki ariko nze gusanga umuntu wese abyara icyabona oya umuntu wese abyara icyabona umuntu wakuze areba ibintu byiza bitanga icyizere yego biragoye cyane ko mu mama watwise ari byabona biragoye ko yabyara umuntu uhengamye isura biragoye
So ni ibintu nanize nshaka kuzakora nkakora recherche scientifique yuzuye kuki abakire babyara abana beza ariko bikagora kubona umukene wabyaye umwana ufite so anyway twigarukiye rero ni nkuko nshaka gukora analyse kuki abana b'uyu munsi bose bari babarebare buriya mfite umuhungu wanjye w'imfura mugera ku rutugu kandi afite imyaka 20 ntuzi ibyo nawe wabisobanura ute ariko ko nkome ni ikibazo hari ikibazo cy'amasantimetero muri ino myaka ubona niyo mpamvu kriteria z'umunyeshuri mu Rwanda zanagabanyutse ariko ubona hano hantu ngejeje ikiganza inkome nyinshi zigarukira iyo utambaye yankweto hotaro nyinshi donc umubare munini so ibyo ni ibintu ushobora gukora analyse none wenda ukazagera kuri kuvuga ngo kubera iki bimeze gutya kubera iki abanyamerika bakunda kuba barebare kubera iki abana b'ubu munsi baba barebare cyane ugereranyije nabo muri 87 73 so ibyo byose ushobora kubireba ukavuga ngo ni ibiryo barya n'ingi none rero ni ubwiza nabwo ni ibintu so none rero abakobwa beza ubwo nandi gukora analyse arano nashaka abakobwa beza benshi bize Green Hills Cambridge agati ngewe bize Green Hills na Cambridge nje muri Riyadh ngo hari abaha iki ngo miliyoni ya buri kwezi umwaka umwe ngo hari ngo nakamodoka to ati kwanza je ntwara Range Rover yamuze bampaye gutya na gutya na gutya so urabona yuko dushobora kubabura keretse wenda kuba babikora kandi ari nigiye umukobwa mwiza ajya kugera imyaka 18 yarangije kujya abona invitation zijya Dubai n'ibindi biri hejuru ati ngiye hari byari guciririka umwaka wose nsa n'ufunze ati byari nko guciririka you know so ugasanga babiciye amazi ariko nkurekeje ariko ntago bari rero bakobwa beza tuba dute mu gihugu nuko uyu mwaka none wenda byahumiye kumira ariko ndaje nzarebe nito uzarebe 70 bakomeje ariko birangora ajya rigendeye umuntu bavuze ngo ni Miss cyangwa se batanu ba mbere cyangwa 10 ba mbere hashirishanwa n'iry'ubwiza haya bw'ibyo mu mutwe nkasanga mu mutwe nabyo ni danje so ugasanga biragoranye ariko nuko nyine abakobwa besho mu Rwanda manza biraka ibijyana n'umuco batinya kujya in public kwigaragaza in public kwiyerekana in public you know so numva aricyo nabivuga yego nkoreshe kuri analyse yawe kugira ngo niyo ngingo tuyiveho ibyo bintu mbwiye byuko abakobwa beza hanini usanga abo nyine mu dusoni muri yo Green Hills nyine ariko uzasanga n'abakobwa bafite brain na bari yarapfiye ese reka nkubaza ubundi ko ndi kuvuga abakobwa kavuga ko babaho wowe wababonera wowe wabonera nkawe ntaho wababonera kuko ava mu ishuri yinjira muri Range Rover yiwabo V8 yiwabo iyo agiye kujya muri supermarket aza imodoka iparika asohoka mu yinjira ushobora muri abakobwa beza b'ikigihugu ntabuzi wowe warabakuyeza kuko wowe abakobwa uzi naba bagiye mu ndirimbo ya Bruce Melody bagiye mu ya Chris Eyaza amashu abakobwa beza b'ikigihugu ntago bajya mu mashu nabonze bari nabashabitse bari guyiga nabahigi bahiga inoti so wowe babonera he ashaka no kuza ngo musengere twabonera anyway ariko ntago nanjye mbazi bose nshatse kubwira ngo abo ntibakibona umwe abo ngabo kiretse ko umuntu agiye kuri airport abo ngabo bagize bavuga ibinyarwanda cyangwa muhuriye nko muri airport ugiye abo nta binyarwanda babazi wapi aho ariko kiryo cyongereza you know avuga icyongereza ati oya uri kurengana na Joe Biden kukivuga cyangwa se basasha abakobwa ba Obama no ntago babyiteza kiretse baje gusa by favor kugira ngo u Rwanda rudaseba ariko kubera nanone ukuntu babiyaminiya biragoye ariko se kanibaze muri za Brazil ko tubona abamisi beza cyane za Ethiopia kandi nabo wareba ugasanga imiryango bavamo ntago ikaze bukuki nyine biboneka mu miryango idafite akantu akabonekamo abantu basobanutse cyane yego ko hari ukuntu ajya avuga ukuntu ngo niba imisi wa Brazil manza rero nabaye Miss World something like Cristiano yaramutayipinze amubwira ati ko ngukeneye se by'uwo Miss yarabyibagiwe nibwo namenye ko burya buri wese muri kategori ye hari kategori iri hejuru y'indi hari kategori iri hejuru y'indi kategori byo bigeze kuba umuntu wese afite power mu byarimo ariko zikabirangira zirutamwe cyane so nyine umumisi naho yaba Miss World n'umukinnyi wa mbere mu isi aravuga ati hari ahantu harimo indi ntera ibintu babirutanwa so anyway ndumva aribyo navuga hari umuntu witwa Apostle Gitwaza na bamwe mu bantu bari bayoboranye itorero bapfuye ituro byagenze bite kubundusha gusa naho bifitemo amakuru
ko twivugiye ibintu bya showbiz reka tutabivanga na Apostle Gitwaza uriya n'umunyacyubahiro kandi ufite amavuta adasanzwe. Imana yarangije kugaragaza yuko abanditse ibyo banditse iki gisubizo gicisha muri RIB iravuga itavuga babakurikirane babakanyage niba ngombwa. Si gisubizo se cya RIB Houston nicyo yasubije Dr. Houston yaravuze ati ibyo mwanditse ntimunemerewe kubyandika ntimunakibarizwa muri uyu muryango abereka ingingo abacomeka izindi. So bari abantu rero kuba barasohowe cyangwa gasohoka byutswe ntabwo mfata ko iyo umuntu yasohowe bisobanuye ko atari umukozi w'Imana. Abantu bashobora kutumva ibintu kimwe ariko bose Imana ibakeneye kubakoresha. So ariko kuba batangiye itorero sohowe buryo bavuye mu murongo w'iby'Imana oya tube turetse ibyo ngibyo kuba abantu batahuje ntabwo bivuze ko Imana umwe ntabwo agomba kubonekamo umwe Imana yanga oya ahubwo ntibahuza setu kugira ngo nuko baragiye gukora itorero rero ntibibahire ntibibanabaryohere babikoze ari batanu ntibifate kuvuga ngo nyuma y'imyaka 5 cyangwa ingahe barahindukiye baragarutse ngo ryandi ryatunaniye twatangiye muduhe niri twavuyemo kandi bagashinja uwubatse ibyo bintu byakomeye kuko hari nk'aho bari bashatse bandika bwa mbere cyangwa se bajya mu bya mbere cyangwa se n'ibyo banditse ni nko gushaka kuvuga ngo buriya Gitwaza kuba warabyubatse bikagera nuko twari kumwe ni nko kuvuga ngo amavuta yacu niyo yatumye bikomera ariko nico bivuze ariko kuba ibyo bagiye gutangira bitarakomeye buriya umuntu reka nkubwire njuje ugasenya ibyo ndimo nayo gutangira ibindi kandi bigakomera kuruta ibyo nagusigiye. Iyo rero udashoboye kongera gutangira azero urabyibuka ko Steve Jobs bamusohoye muri Apple baramusohora nka CEO ku buyobozi bwayo arajya gutangira next yatangiye irazamuka ahubwo nuza Apple iranayigura yego. So nuwango umu founder wa nyawo ashobora no kubarekira zone tempa gashinga indi gakora ntago mvuze rero ngabikore ahubwo iyaba bari bashoboye bari kugenda iyo batangiye kazamuka ahubwo bakavuga ngo iyo dutangiye kukizamutse iyi ngiyi ikaba iri ku manegeka reka tugaruke tuyisove ko twagaragaje yuko dushoboye. So mu by'ukuri rero bahawe bagize platform yo kugaragaza nimba ari kibarimo ari ikintu amavuta ahari yo kubaka ibintu binini bigaragara ko atari bo yarari kuri Apostle. Mu by'ukuri basigira isomo babyubahe bemere kwankesa defete. Imana yagaragaje kiri ku ruhande rwa Apostle Gitwaza itari ku ruhande rwabo ariko na Apostle Gitwaza kuko ni nkaho RGB yamuteje abantu iravuga ngo uru rwego nirwo rwemerewe kwandika ibaruwa bari abantu rero bashobora guhita baca kuri uru rwego bakaruhereza kata noneho agazinduka asanga rwa rwego RGB yivugiye mu ibaruwa yuko ari rwo rwemerewe kwandika rusaba ibyo rwanditse akazinduka asanga rwanditse rero amaking sure ngo ese abo bantu b'urwo rwego bari kumwe neza. Icyo nicyo navuga sinzi nimba bari kumwe neza batari kumwe neza sinuko mbibakekera ko babifite sinuko Imana imbwiye ngo bazamuhinduka ariko navuga ngo ndashimira Imana yuko RIB yakoze akazi kayo neza kandi nawe uri umufana uri umufana kwa Gitwaza umuntu Imana yemera iyo utamwemeye uri kwikururira umuvumo nta kindi burya umuntu nubona Imana yamwemeye nawe uzamwemere izi ibindi bintu biri kuzana ku ruhande burya ntacyo byamara yego. Rero nkavuga ngo bibaho hari nabo bakora nka biriya noneho bakanaritwara itorero kajya gutangira irindi cyangwa se bibaho mu murimo w'Imana bibaho si gitangaza si cyano ryacitse umurizo hari n'abahita ngo bose ngo baracyara abakozi b'Imana wowe yamubishyire ku ruhande nakubwiye ngo nshobora kwicara sinumva ibintu kimwe nawe sinitegeko kuhuza n'umuntu. Paulo wari kumwicaranya na Petero ngo bakora itorero rimwe nibwo ari kubona ukuntu umuriro waka ntago byari kuvamo si byari kuba bikuyeho ko Petero ari umukozi w'Imana ntibyari kuba bikuyeho yuko Paulo ari umukozi w'Imana. So mu by'ukuri rero bibaho ntagire uwo bagira demonize ngo bamugire ngo mvuge ngo bari batanu buriya ngo ntagara abakozi b'Imana oya ahubwo they were wrong about that. So mu by'ukuri rero nibareka Apostle Gitwaza akora umurimo kandi nabo bakomeza bakora umurimo kuko
ari Gitwaza arakenewe mu murimo w'Imana, yego, ari bariya barakenewe mu murimo w'Imana, bariya barakenewe kuko bajya gutangira hari abantu bajyanye nabo, si uko rero babakurikiye badafite igituma babakurikira, gusa bazasaba imbabazi, kuko ibyo banditse mu ibaruwa nubwo RGB yavuze ko nta gaciro bihawe, ariko ko byagiye mu itangazamakuru byaravuzwe bisa n'ibimushiriga icyasha, mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye. Ariko umuntu wenda mukoranye, urabizi ko iyo umuntu atarahamwa n'icyaha aba ari umwere. Noneho rero iyo uvuze ngo umuntu ngo ntakoresha umutungo neza, n'ururero urukiko rwabimuhamije, auditeur wabimuhamije ninde? So rero urwego ariho, Bibiliya iravuga ngo, Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntukemere ikirego ku mukuru hatariho 2 cyangwa 3 babimuhamye. 2 cyangwa 3 ni abantu Imana yarategetse ngo nibo bonyine bahamye umuntu icyaha. Iyo umuntu uvuga ngo yakoze icyaha ukabura abantu 2 cyangwa 3 bakimuhamye, ntuzigere ukimushinja, ukana kumvisha. Bivuze ngo ni nkaho Imana yari ivuze ngo, ni nkaho Pawulo yaravuze ngo umukozi w'Imana wo kuri rwego rwa Gitwaza, iyo ibintu atarabihamywa n'inzego zibishinzwe mu gihugu, abauditeur babyemerewe, urwego rw'iperereza mu buryo butandukanye, ngo bamushinje gucunga umutungo nabi, ntago wabyatura mu kanwa kawe, kuko wowe ubikeka cyangwa se imboni yawe ariko ibikwereka, barakosheje. Ariko se umuntu nubango abiba amacakubiri. Mu Rwanda dufite urwego rushinzwe kudetecting ubiba amacakubiri. Ubwo yabibye ntibabimenya ko yabibye. None suriya no muvuga butumwa wo mu kagari hasi, urwego ariho ayabibye cyangwa narose kuyabiba, izo nzego zabimenya. Rero nimba izo nzego zitaramushinja kuyabiba, nubango kuba Dr. Yusta yaranditse ngo babakurikirane, ririya jambo ririmo ibintu binini mu isi ya politike n'ubuyobozi. Rero nibabona bibaguye amahoro badakurikiranwe cyangwa se badafashwe, bazamenye ko gukurikiranwa byo iryo jambo ryasohotse mu kanwa k'umuyobozi. So basaba Imana, basaba imbabazi, bitwararike kugira ngo ibyo bitazashyirwa mu ngiro, bakisanga bari mu y'abagabo, barimo baburanishwa, barimo bacibwa amande n'ibindi bitandukanye, kuko Yesu yaravuze ati aba bantu bakomeje gutya babiba ikibazo mu Banyarwanda, bagateza imvururu n'umutekano muke. So magambo make rero ntacyo nasubiza kirenze icyo Dr. Yusta yasubije, umuyobozi wa RGB. Ariko umuntu yakwibaza ngo muri iyo myaka yose, kuko icyo Dr. Yusta yasubije kirahuza n'ikimana n'ikiri ku mutima w'Imana, reka nkoresha iryo jambo. Umuntu yakwibaza ngo muri iyo myaka yose bari bamaranye kubera iki ubu ngo aribwo byari bigiye hanze ibyo ngibyo bavuze? Ibyo ngibyo buriya byamenywa nabo ubwabo, gusa byarabaye. Yego, reka ahubwo dukomeze umurimo wa Kristo. Kuba byarabaye tutabigira nkaho ari byo bihindutse umurimo. Oya, ntago ari igikuba cyacitse, ntago ari igikuba cyacitse, nta nubwo bivuze ko umwe muri bo yaguye atakira umukozi w'Imana. Bose barakera abakozi b'Imana, gusa imboni zabo n'imitekerereze ntago bahuriza ku bintu. Kandi ibyo si oya, ahubwo buri wese nakube kabiri uko yakoraga umurimo, nakube kabiri imbaraga yakoragamo umurimo. Wa muntu mwakoranaga wenda akaba yashaka wenda gusa naho kumenasa, ariko bikarangira bidakunze, noneho sigara umufata ute? Navuga ngo ikise, urwaza njyewe cya Gitwaza yatangaza ibyo abatekerezaho, yaravuze ati bagende n'abashaka gukomezanya nabo bazaze tubaho urwandiko rwiza, bagenda amahoro. Niko umuntu w'Imana wese yakabaye. Ntago bagenda bakurikiza imijugujugu. Kindi kandi ntago tuye twumva Gitwaza bamaze kugenda abavugaho, yakomeje umurimo we mu buryo runaka. Ndatekereza ko n'uyu munsi agikomeje umurimo we. Erega iyo ubaye umukozi w'Imana ukazamuka ari kimwe wiga, nanjye ngenda nkiga, ntago wavuga ku muntu wese wakuvuzeho, kandi ntago wakontorora. Iryo somo uri mu barifashe neza. Ntago wakontorora ibyo abantu bashaka kuvugaho. By'umwihariko hari igihe ugera ku rwego bakuvuga bagacuruza, baguhimbira bagacuruza, bakuvugaho speculation, views zikaba nyinshi, bavuga isanduku bagacuruza. N'abantu batafite analize mu bwonko bwabo, ugasanga bazindutse bazi ko ngo ari byo koko, kumbi ni ibinyoma. Umuntu wese ufite critical thinking ahita abona ko ari ibinyoma. N'ibindi. Mu by'ukuri rero
reka mvuge ngo umurimo w'Imana ibibazo twifitiye muri uyu murimo tugomba gukemura. Satani ntazaduce muri humye ngazanemo kutujijisha ngo turangarire ku kintu kitari ngombwa. Oya. Okay. Hari ikintu nigiye muri Kenya. Mukozi w'Imana kora ibyo Imana yagutumye. Undi ibyo ari gukora ntibikureba. Azibarizwa we ku giti cye n'Imana. Ntibikureba. Yego. Nimba hari wavuze parcelle ya Nyamata we vuga ya Kibagabaga. Dukomeza dukora umurimo. Nta nubwo ari mu mpamvu nta nubwo ari na ngombwa yuko mu mentioninga. Wowe komeza inzira yawe n'uburyo bwawe. Naho uyu najya gukritika ibyahariye yakaza gukritika ibya hano Satani waba yabafatishije kuko ntago murabona umwanya wo gukora umurimo. Umwanya murasigarana n'uwo guconcomerana no gushihurana. Mu by'ukuri rero abantu basigaye batera umubyizi Satani bazi ko ngo ngiye mfite ifuhe ngo ry'umurimo. Oya ntago ufite ifuhe ufite itiko. Tukiba mu byuma by'amasengesho tugeze kuza dusanga umuhanuzi wari uyoboye icyumba akanyari twari hano Kicukiro n'uwari umwungirije barifata baratukana nk'isaha yose batukana bien byiza ariko byane bita gutukana basoje batireka twatura Imana imbabarire kuvuga kugira ifuhe ryinshi watukanye ko zimo watukanye bivuga ngo wagize ifuhe ryinshi. So rero hari abantu basigaye baza ku YouTube aho gukora umurimo bakaza kuvuga abandi gusenya abandi. Oya mu by'ukuri niyo wagira icyo nenga ugira imba gushyiramo ibintu nkuko nanjye mbikoze ubu ngubu wenda wasanga naho ndengereye bihangana ariko sinje nk'umuntu ushaka kuvuga reka nkubite hasi ngo nterure nkubite hasi ibiki kubita hasi. Mwese muri abakozi b'Imana hari abantu babishyiramo ko abakozi b'Imana kurenza bakana kabandi. Nagiye mbibona umuntu akaza ko umukozi w'Imana arakwemera ngo we ntago uri nk'abagitwaza narubona ise nkupa urashaka kunyemera utupinga gitwaza ute ariko yarongera amamagana ngo ni impamvu nayo ngo kupye nuko waruvuze umuntu w'Imana nabi. Nje nta muntu waza umukozi w'Imana umuvuga nabi mu gikaro wansanze ngo tuzakiranuka. Ndakubwiza ukuri uwo yaba ari we wese nicyo yaba yakoze cyose kuko nitujya muri uwo mujyo nukuri ntago tuzakora umurimo. Buri muntu wese nakora ukiyerekwa rye riri akora uko umuhamagaro we ubimwereka. Noneho niba umuntu yatangije vision uyijoyininga kuko wemeranya nawe. Yego. Ahubwo bari abantu nababaza ngo kuki bajoyininze vision ya Gitwaza batemeranya nawe. Ni ikibazo. Ikindi abantu birinde reka mvuge iki kintu kivuga ngo biriya bavuga ngo kunakoresha narabyumvishiraga na mbere nuko nashaka kubisubiramo kugira ngo ntabatize umurinde muri iyo mvugo yabo. Ko hari igihe mvuga ikintu gutya abantu bakagira ngo nicyo koko ya ngo urumva ngo mishahara tuntu turaho ngaho ngo yagiye mu mahanga ngo budget imugendaho se kutareba kuzamuka k'umurimo no kwaguka k'umurimo nibikoreka mu isi y'umwuka kubera we. Rega ntaga amavuta muri hari angana nakuriho. Hari igihe abantu ubone badashaka kwemera ibintu. Ubu budget igenda kuri president igenda kuri mayor. Kuki se mayor atarahaguruka hari yango ngo budget igenda kuri president. Uriya budget igenda kuri president ushatse kuyishyamangaza ku rurimi cyane ku YouTube kawe. Aha bikaraswa nk'igihu ibyo bihinduka nk'igihu. Iyo ngingo ntago ivugwa, iyo ngingo ntago ikureba. Hari urwego rubishinzwe rureke ibyo si ibyago. None se ukeka ko nimba budget igenda kuri president ari igihuha budget igenda kuri Apostle Gitwaza wowe kumbona washyushye cyane ushaka kuyikora audit. Urumva bwose n'ubwamerega nuvuga ngo itorero n'ubwami ni igihugu nk'ibindi bihugu. Rero abantu nibabyumve ngo biriya ntago bikorwa commentaire ahubwo wikora commentaire ku musaruro wenda da ariko nimba umusaruro upinze we joininga ministry. Yesu yigeze kubwira abantu bari baje bamubwira ba Yakobo ngo batwimye rogi ngo Isamariya ngo tubatwike ngo tuma n'umuriro nko mu gihe cya Eliya. Arabaza ngo muzi umwuka bari ho ariwo. So nimba mwarajoininze ministry yanjye atari ya Eliya mwajoininze umwuka ndiho niwo mugomba gukoreramo. Ahubwo bari abantu ni bibaze ngo kuki bajoininze Jesus bagashaka gukorera mu mwuka wa Eliya. Ni ikibazo. Kuki se bajoininze Eliya bagashaka gukorera mu mwuka wa Elisa? Okay. Yitwa Apostle. Reka nkubwire iki ngiki. Twari tugiye n'ubundi kwinjira kuri Revelation 6 mafu. Bibiliya iravuga ngo Yosuwa umugaragu wa Mose ntabwo yigeze banga umugaragu w'Imana. Mose yari umugaragu w'Imana. Yosuwa akaba umugaragu wa Mose. Niko biri yamwitaga.
kugeza igihe Mose yapfiraga. Yego. Noneho na Yesu watangiye kwitwa umugaragu w'Imana. Elisa yitwaga umugaragu wa Eliya kugeza Eliya azamuwe. Yego. Nimba wajoyininze ministry y'umuntu yashinze Imana yamuhaye kutangira, mbere yo kuba umukozi w'Imana uri umukozi we. Bariya bose bari kuvuga n'abakozi ba Gitwaza. Bunshatse nahagarika kubita abakozi b'Imana, nabita abakozi ba Gitwaza. Okay, kubera ko wenda basotse muri ministry ye ubu bahindutse abakozi b'Imana. Ariko ntabwo bivuze yuko kuko ari umukozi wa Gitwaza atira umukozi w'Imana. Ariko nta kintu na kimwe cyawe kigira valeur imbere y'Imana kibusanya n'ibitekerezo n'umurongo wa Gitwaza. Nukuri nje nagiye muri Zion Temple Gitwaza hari niyereka Imana yampana abanza nkamubaza ngo kimbwiye gutya mbivuge, kuko nimba bibusanyije n'umurongo wa Gitwaza biceceke. Ikibazo cyawe giceceke kigumane, ubundi ni ku murimo ushingiye ku muhamagaro ukorwa. Okay, Rich in 6 months n'ibindi bitabo wagiye wandika bivugaho gakeya, wibutsa ahantu uko babibona. Igitabo African Poverty is a Choice ni igitabo cyiza cyane kiryoshye kandi gituma ubwonko bujya ku rundi rwego rw'imitekerereze, ukaba umuntu ufite imikorere mpuzamahanga, kariyeri yawe ikajya ku rwego ruri international level. Kandi icyo kingurisha 10,000 ubyohereza kuri momo yanjye gusa. Wamara kujyohereza kuri momo igitabo nk'iki cyitwa African Poverty is a Choice ukakibona kandi kikagusanga aho uherereye cyangwa se kikakugeraho mu buryo bworoshye cyane. Uretse ko iyo nkizanye cyangwa se tukizanye wongeraho ya delivery, kuko 15 nibwo aba ari free delivery aho wari hose mu gihugu. Hari abantu ba Rusizi barimo batanga amafaranga yabo mwo kabyaramwe. Umuntu wese wize akarangiza lisanse iki gitabo nakigure. N'ubundi ubwo bucumi bwawe uzabugura bando iminsi 3 bushire, kandi iki gitabo nukibikaho kwahere ntabwo uzigera ubura akazi. Ukamubwira igitabo upfa nacyandika, ubwo no kugura akazi. Inganda zihora zimamagara vayo tugwa akazi poste y'abakadre. Nwanga iki gitabo nagisengeye kibaha amavuta. Iki gitabo nagisengeye kibaha amavuta atuma utabura akazi warize. Nyigure wagisomye umuntu wese utegereje iki nimba cyoze nimba uri nasomye utarize kihorera. Rero ikindi ngiye no gukora projet yo gukora amazi bita Wisdom Water. Abantu rero bakuvuga Mutabazi afite ubwenge, muzajye mugura icupa rigura 500 rya Wisdom Water mu ma alimentation n'ibindi byose nimara kuyashyira ku isoko. Erega tugomba kuba mu rukirye rwa Melkisedeki. Ayo mafaranga uyatanga y'abatambyi. Yego cyane. Igitabo iki ubwo igihumbi gitakigenda. Kitakigenda. So nta muntu wemereye kuba adatanga icyacumi kiretse Imana yo mu ijuru. Umuntu wese n'Aburahamu bwe ariwe dukomokaho yatanze icyacumi kuri Melkisedeki. Niyo wa apostle, niyo wa bishop, niyo wa archbishop, niyo wa major prophet ugomba kugira aho utanga icyacumi. Kira mu mezi 6. So rero ni igitabo cyitwa Rich in 6 months ngitangira ubuntu, ariko namaze gutanga amafaranga 120 kugira ngo translator mwiza cyane agishyire mu Kinyarwanda azagishyire no mu Gifaransa. Rero kubera ko nacyanditse mu Cyongereza nkiyandikiye nicyo ntangira ubuntu, icyo mu Gifaransa nicyo mu Kinyarwanda bizabigura amafaranga. Nimba ugishaka rero iminsi 7 kiraba gisohotse hitutangira unyandikire umamagare, ntago nzarenza 1,000 cyangwa 2, kandi urabizi neza yuko nubundi urenze urebye ikiganiro cyanjye ukakirangiza 1,000 kiba kirenze. Ni byiza rero yuko urabizi yuko Icyongereza cyakunaniye cyangwa se ugisoma byanga kwinjira neza, impamagara umpereza ibyo 2 kandi mara kugurisha ibitabo 100 igihe nahita ngishyira kuri free, kubera ko iryibiri ryanjye nzaba narangije kurigaruza. Ariko byo hari icyo bitwaye. Twibuke kandi ko nimba ukunda Mutabazi n'akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0788 kugira ngo umuhereze iryo jana ry'u Rwanda ryonyine ni mu bihumbi 10 aba ari miliyoni, kandi ntibizakurye ngo bigutere jaruzi yuko buri kiganiro cyose muhoze ntahana miliyoni. Ariko kugira ngo leta nayo ibyumve neza kandi bishyigikire ayo mafaranga nzajya nyaha ba nyirayo mbanje nakuraho ayanjye n'aya leta asigaye aba yawe. Magambo makeya ayo mafaranga azajya acaho ngaho azajya nasora mu izina na MTN izagikora yayo. MTN izakora yayo kandi MTN yayo azanasora. Havaho ayanjye azanasora. Haveho aya leta ari wo musoro. Abakozi b'Imana mboherereze umutahe usigaye cyangwa se igice gisigaye. Rero mu gihe iyo gahunda turayinoza neza, mwereye kuri Mutabazi kugira ngo mushyigikire aya mavuta, iryo jana kuri iyo nimero nababwiye mubikore neza cyane. Pariseri niboneka nzabatangariza ko nabugingo n'ubusi ndabona umuntu uyizana, ariko ubundi nanababwiye kugira ngo baziyane mu nsengero ziwabo, ntago nababwiye kuzinzanira ngiye nka Mutabazi.
ariko ndumva ibintu bimeze neza cyane. N'ibindi bitabo rero nanditse 42 n'ibyo ndi kwandika byose rero abantu bamenye ko nk'ubu ndi kwandika igitabo cyitwa ubumwe budasenywa n'amagambo. Ubumwe budasenywa n'amagambo. Ubumwe budasenywa n'amagambo. Numva ariko gutyo cyiza. Ibanga ry'ubumwe budasenywa n'amagambo. Aho nzabanshyiramo uburyo twakubaka societe ifite ubumwe buri strong. Yego. Butazasenyuka mu myaka 100 cyangwa se 50 iri imbere. Hari cya gitabo cyitwa how to develop Africa within 40 years or less. Icyo nacyo ndacyagikoraho. Ntago njya nisha nafite projet ndi gukoraho. So mu by'ukuri rero nimwumva ibyo mutarabyumva neza uzajya ugura ibitabo byose nandika uko byamera kose birimo ubwenge hari umuntu uvangasha Mutabazi ngo ni umunyabwenge ngo ariko ngo nanga ibavuga ubwo rero ndi umunyabwenge buri gitabo ntago handitsemo ituro ubwenge burimo ugenda ubukoresha ubundi byatura ukomeza utemeranya nanjye tuzahurira mu ijuru tutemeranya nitugera tuzemeranya tout qui monte converge niko birivuga kandi ligne parallèle mathématicien ukomeye ku isi w'umunyarwanda bitabanyaga yaravuze ngo ligne parallèle sur la contre dans l'infini mu gihe undi mu mathématicien cyangwa undi munyamibare yari yaravuze ko ligne parallèle no sur la contre jamais nimba rero abo banyamibare kutemeranya kwabo kudatuma bose batabanyamibare kandi ngo bicarane ku meza bemerane nk'abanyamibare witwa Nicolas Tesla yari inshuti ya Albert Einstein ariko Nicolas Tesla yakunda kubwira abantu ati nubwo uyu mutipe turi inshuti ati mujye mumwitondera avuga ko urumuri rufite umuvuduko uruta w'ibindi bintu ku isi atariko nyuma muzabona yuko ibyo avuga batari ukuri ati nuko ari umuyahudi gusa bakamupromotinga ati nawe ubundi mu ba scientifique nge ntago ajya nyemeza buri ariko ntago byigeze bituma ababanzi ni n'ubutumwa naho abanyarwanda no muri showbiz nimba umuntu yagutwikiyeho akaba atemeranya nawe yagukomye yakubitiye mu mavi ntago bivuze ko muhaye abanzi ahubwo ni mu amashumi cyane so muri abantu bagire mind irenga kuvuga ngo kanaka yavuze ko atemeranya nanjye ngiye kugira ngo uzumbwire ko twemeranya umbeshya cyangwa se umbwire yuko unyemera nishyiraho ni gahunda yo kuma ijana ry'u Rwanda setisa turuwasa unyemera imyaka 5 n'ijana rikakunanira kuryohereza kuri momo yawe shaka abandi ujya kwemera ndumva iryo yemera ryawe naryo ndarikemanga so mu by'ukuri rero kandi ku kindi kintu ushobora kunyemera ukavuga ko mfite ubwenge ntibube transferred from me to you ariko buri video yose nkoze ugiye wohereza iryo jana desa 300 nanavuga ngo ugiye wohereza amafaranga ubona asigaye muri momo yawe utagira n'icyo yakoze ufitemo 2300 ayo 300 yohereza usigaremo 2 byuzuye uyashyira nsigara nari imbumbe ufitemo 7 desa noneho uzabikora amezi 6 ubwenge buri kuri Mutabazi buzagera aricyo twita impartation spirit y'ubwenge ndiho izaba hazaza impartation kuri wowe mu mwuka bahamahame iryo ni hame ry'umwuka mu izina rya Yesu. Okay, fresh sana turasoje wakoze cyane kutuganiriza abantu bakurikirane Potential TV bagenda bakore subscribe Potential TV ibiganiro bizaba biriho byo n'ubwenge n'ubuhanga ni entrepreneurship nta mikino iri hariya. Okay, wakoze cyane kutuganiriza turagushimiye twizere ko n'ubutaha uzongera ukagaruka kutuganiriza. Murakoze badukurikiranye bari mu bice bitandukanye ndabakunda cyane ngo amahoro y'Imana umugabo uri kuri kamera nafite urugomo rwinshi ari gukamera ikobo yanjye nazinze ndetse ni boda yanjye ntacyo biba bimbwiye nta kibazo ahubwo nawe ari twe twaribohoye n'ubu kuri Imana ntago iba mu icoma ya nandi mavuta ukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya yawe TV amahoro y'Imana abane namwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha turabemera cyane.